Kaze mu ijambo ry'Imana, kaze mu masengesho yacu y'uyu munsi wa kabiri w'iminsi 7 yo gusenga ndetse no kwiriza. Turabashimiye kuko kandi mwongeye kudutera iteka ryo kubana muri aya masengesho y'iminsi 7. Ntabwo turi buze gutinda, twagira ngo dusengane namwe iri sengesho 7 turimo, ariko ku munsi wa kabiri dufite insanganyamatsiko cyangwa se dufite icyo tuhaye dusenga dusaba Imana ko turasaba Imana kugira ngo iduhe umwuka wo kuja inama. Ikintu cya kabiri turimo turasenga dusaba Imana kugira ngo iduhe umwuka w'imbaraga, kuko Bibiliya izitubwira ngo kandi muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yudeya n'i Samariya ndetse kugeza ku mpera y'isi. Izi mbaraga z'umwuka wera dukeneye ni imbaraga zidushoboza, ni imbaraga zitubashisha, ni imbaraga zidutinyura. Izi mbaraga z'umwuka wera ni imbaraga zitugira abagabo bo kuvuga dushikamye dushize amanga. Bibiliya izitubwira ingero nyinshi cyane, sinshaka kuzinjiramo uyu munsi wa none kuko nifuza kuko twasengana nawe uri kure nawe uri hafi ushobore kuba wafatanya naje gusenga iri sengesho ryo kugira ngo Imana iduhereze imbaraga cyangwa se iduhereze umwuka w'imbaraga ndetse iduhe n'umwuka wo kuja inama. Bibiliya itubwira ngo nimuze tuje inama. Buriya abaje inama ntibashobora kuyoba, abaje inama ntibashobora kuyobya intego ndetse n'icimana yashiriyeho abantu. Turasaba Imana muri uyu mugoroba kugira ngo Imana iduhe umwuka wayo utuyobora kugira ngo tuba abagabo bo kuja inama, twicare dutuze. Buriya ikintu cyose kugira ngo gitungane nuko uje inama n'undi muntu. Itorero rikeneye kuja inama, abamama bakeneye kuja inama, imiryango ikeneye kuja inama, ibihugu bikeneye kuja inama, ibihugu bikeneye. Ibyo byose ni ibintu bigenda bikora kuri aspect zose, ni ibintu bigenda bikora ku kintu ari buri kimwe cyose gikorera munsi y'izuba. Abantu bakeneye inama kuko nico Imana idushakaho muri uyu mugoroba. Reka wewe udukurikiranye, reka dufatikanye dusenga Imana kugira ngo tuze kubaha n'umwanya wo gukora imirimo isanzwe. Nanone kandi turacakomeje ku munsi w'ejo, n'umunsi ugira 4 no kuwa 5 na niposho ndetse na niyinga. Tuzaba turimo turasoza amasengesho y'iminsi 7 yo gusenga no kwiriza. Reka rero dusenga Imana aho wari hose, reka dufatikanye muri risengesho. Uhoraho Mana yacu, uhoraho nyiri imbaraga, uhoraho ufite ubuntu n'imbabazi, uhoraho ufite kugira neza, wewe uzuvubira imvura ababi n'abeza, wowe ujugirira neza ababi n'abeza, wewe udatoranya uwo wagirira neza. Muri uyu mugoroba w'iminsi 7 twafashe kuba imbere yawe, turimo turasenga kandi twiriza ubusa. Uyu ni umunsi ugira 2. Isengesho ryacu ndimo ndasabira abamama, ndimo ndasabira abapapa, ndimo ndasabira abana, ndimo ndasabira abagore bakuru n'abatoya, abakesha, abasaza, abo bose ndimo ndasabira itorero, ndimo ndasabira abantu bose mu izina rya Yesu. Ikintu ndimo ndabasabira Data wera wo mu ijuru, reka sabe kugira ngo utange umwuka wo kuja inama, kuko biri yitubwira ngo nimuze tuje inama, nimuze tuganire, nimuze twicare tuganire. Reka ubaho umwuka wikuja inama, umwuka wo kuja inama. Wongere kandi ubahe umwuka w'imbaraga. Bibiliya izayongera ikatubwira ngo icakora muzahabwa imbaraga
umwuka wera nabamanukira. Icyo tuhaye dusaba ko turasaba kugira ngo uduhe uyu mwuka, kandi uyu mwuka uze uhetse imbaraga zikomeye, n'imbaraga zitubashisha, n'imbaraga zituma duhagarara tugashikama, n'imbaraga zituma dukomera mu murimo wawe, n'imbaraga zituma itorero rikomera, n'imbaraga zituma abungeri bakomera, n'imbaraga zituma abatuye isi bakomera. Turasaba kugira ngo umwuka w'imbaraga ubashe kuruka mu buzima bwacu, mu buzima bw'abakristo, mu mitima yacu, umwuka w'imbaraga, umwuka wo kuja inama, kugira ngo dushobore umurimo wawe, kugira ngo dukore umurimo wawe, kugira ngo tugendere mu murimo wawe dufite imbaraga, twumva dukomeye. Nuko waduha umwuka wo kuja inama. Uyu munsi wa none reka utugirire neza. Uyu munsi wa none ababasha kudukurikirana, abazadukurikirana ubutaha, abazadukurikirana aya majwi yamaze kuja hanze, turasaba kugira ngo ico ukora cyose uyu munsi wa none buri mitima ikwifuza ubashe kubagiriramo umwuka w'imbaraga n'umwuka ukuja inama. Kuhumugisha buri wese wadukurikiranye, kuhumugisha buri wese wabanye natwe muri uyu munsi wa none, kuko icubahiro nicawe no gukomera n'ibyawe mu izina rya Yesu. Turabashimiye mwebwe mumashe kudukurikira muri aka kanya gatoya ko gusenga. Reka rero tubashimire kandi tubararikire gukomeza ngo mubane natwe, muvugane natwe, mugendane natwe, ndetse Imana izagira ico ikoze muri ubu buzima turimo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Mugira amahoro y'Imana.